uzirinde mu buzima bwawe bwose gutuma Imana yicuza impamvu Imana yakugiriye neza. Icyateye Imana kubatabara ubwa mbere, nari mvuze ijambo rikomeye, nari mvuze ngo iyo umuntu atakaje ikintu cyateye Imana kumutabara ubwa mbere n'ubwa kabiri Imana ntigaruka. Ari Imana yantumye ngo mbwire abantu bongere basenge basaba Imana izindi mbaraga z'ikindi gihe. Niyo message nazanye hano. Imana yantumye ngo ntangarize isi n'abantu banteze amatwi n'abantu bankurikiranye, babwire ngo nimwongere mugwize ibihe byo gusenga, mwaka Imana imbaraga z'ikindi gihe kuko umwanzi abateze ikindi gihe. Imana kabiri ngo yinginga Uwiteka, Imana ihimbazwe. Bibiliya ivuga iki? Ijambo rirambwira ngo nuko Imana yicuza impamvu yimitse Sawuli ngo abe umwami w'Abisiraheli. Jo ndimo senga, Imana yarambwiye ngo yicuzije impamvu hari abantu yarihiriye amashuri bari kubera ko bababaje umutima w'Imana. Hari abantu Imana yagaburiye, kabiri yarabyicuza kubera ko yabagaburiye. Bitera Imana kubabara kuko yabagaburiye, bibagirwa ahantu haba Imana yabakuye. Hari abantu Imana yakuye mu butayu bubi, ibazana ahantu hagaragara, ahantu batari batepa fore das, ahantu batari bazwi. Imimba ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje. Imwibuke Eliya munsi y'umwotemu, isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba imuhindura umwami, muri bene se bose imuha icyubahiro. Iyo ni imbaraga, dore iyo ni ubasha kanije gutabara. Iyo ni imbaraga, dore iyo ni ubasha kanije gutabara. Reka tubashimire mwese mwebwe mukomeze kudukurikira, mudahuga kubana natwe kuri Mos TV, ndetse ndabona hano hari ibindi bitangazamakuru nka Evangeliste Bigirimana Rora TV, nande wundira BNC TV Rwanda. Okay, BNC TV Rwanda tubahaye ikaze. Reka tukubwire ngo wowe ushobora kuba uri mu bihe bikomeye, tukubwire ngo humura komera, Imana ikwiteho, ndetse biranashoboka ko waba urwaye. Reka tukubwire ngo Yesu agukize akubohore, kuko ahari kurira kwararira umuntu ninjoro ariko bwacyo mu gitondo impundu zikavuga. Reka kandi tugusabe kugira ngo ukore subscribe ndetse share na comment, by'ubirayikinga ibi byo dukora niba bigushimisha, natwe biradufasha bikatwereka ko uri kumwe natwe nk'umuntu Imana iduhaye. Ndagira ngo rero mbabwire ngo uyu ni wa mutumirwa wacu Dawidi, umuhanuzi w'Imana, mumaze kumumenyera kandi abatari bakeya mwagiye muvuga yuko yagiye ababera umukozi w'Imana mwiza, cyane cyane mu nyigisho yagiye atambutsa hano iwacu kuri Mos TV. Ndagira ngo rero mbabwire ngo rwose twongeye kumuhamagara ngo abane natwe, kuko ibyishimo byanyu nibyo natwe byifuzo byacu. Ndagira ngo rero mbabwire ko twamutumiye, ndagira ngo tugusuze. Muraho neza? Yesu ashimwe. Yego, ndagira ngo usuze abakunzi bene data, inshuti z'umusaraba, abagukurikiye bose, wabwire ngo cyangwa se wabwire ikibukuri ku mutima. Bashiki banje, bakuru banje, bapapa bambyaye n'abamama murimo mudukurikirana mukuze, n'abashiki bacu turabasuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe, kandi ukuboko kwiza kw'Imana kubabeho mu izina rya Yesu. Amen. Nagiraga ngo rero urakoze kubasuhuza, iyo bikirize barabivuga, hanyuma tangira usenga, hanyuma winjire mu ijambo ry'Imana, kuko akenshi nagiye mbona iyo uje ufite ijambo ry'Imana rifite intego, ariko akenshi ukaba ufite na message. Ndagira ngo rero tutaza gutwara umwanya, tugahushanya n'intego y'Imana ishaka ku bantu bayo. Karibu usenga ukomeze. Imana nyir'ubugingo, Imana yera kandi yeza, Imana itunganye, Imana ifite kugira neza mu biganza byayo, turagushimiye aya masaha, kuko kwiza kwawe kwabaye kuri twe, waturinze kuva mu masaha yahise kugera uyu munota, kuboko kwawe kwabanye natwe.
rero nyemerera ijambo ryawe tugiye kuganira rigirira umumaro buri muntu wese ugiye kudutega amatwi. Nta munsi n'umwe ijambo ryawe ryigeze ribura umumaro ku muntu, ahubwo ijambo ryawe rihora ritugirira umumaro, riba rishya muri twe. Urakoze mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe reka ryongere ribe rishya, rikora ibintu bishya muri twe, ryubake ibintu bishya, risenye, ririture, ryongere ritwubake, twongere twubake. Urakoze, amen. Amen. Karibu cyane mukozi w'Imana. Turabashimiye kongera kandi kutugarura kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ibishimire mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa mbere ibice byaho 15 ku murongo waho w'10. Kumva icyo Imana ivuganye natwe mu izina rya Yesu. Titire y'ijambo iravuze ngo Sawuli ahakanira Samweli ko atumviye itegeko ry'Imana. 10 yaravuze ngo buceye ijambo ry'Uwiteka rigera ku muhanu rigera kuri Samweli, aravuga ati nicujije icyatumye nimika Sawuli kuko yateshutse akanga kunyoboka ntasohoze amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararira akesha ijoro atakira Uwiteka. Twakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Tugiye kongera dusome ijambo ry'Imana kandi nanone riri mu Bacamanza ibice byaho 8 murongo wa 13. Havuze ngo iki? Ibice 8 umurongo waho wa 13 baravuze ngo Gideyoni mwene Yowasi agarukira ku musozi w'iheresi, aratabaruka ahura n'umusore wo mu Basukoti, aramufata amubaza iby'iwabo, nawe amwandikira amazina y'abatware b'Isikoti n'ibisonga byabo, bose baba 77. Twakire neza ijambo ry'Imana. Imana ihimbaza. Tugiye kuganiraho mwanya tari munini cyane, twumve icyo Imana ivuganye natwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Amen. Haleluya kandi. Amen. Dushimiye Imana yabanye natwe mu minsi ishize kugeza uyu munsi. Twabonye neza y'Imana, twabonye ukuboko kw'Imana gukora ibikomeye kuri twe. Amen. Kandi Imana icyo yagiye ivugana natwe yagiye igikurikirana igihagararaho. Dushimiye Imana ko ari intwari, ari umugabo uvuga ijambo rye akarihagararaho akaririnda kugeza risohoye. Imana ishimwe. Amen. Rero nagira ngo tuganire ku ijambo, nazanye ijambo rifite topic ivuga ngo hari abantu impamvu dufite abantu benshi Imana yagiye igirira neza ariko ikicuza impamvu y'ineza yayo kuri bo, kubera ko yagiye ishakisha umumaro wayo muri bo ikabura umumaro wayo muri bo kuko batakaje. Ariko umuntu ukomeje ikintu cyateye Imana kumutabara ubwa mbere n'ubwa kabiri iragaruka. Niyo mpamvu dusenga Imana ikavuga ngo nzakugarukaho. Ntigigaruka ku bantu itigeze izaho, igaruka ku bantu yigeze izaho. Bisobanuye ngo iza ku muntu yigeze izaho ubwa mbere, kuko ubwa mbere hari ibintu bimuhamiriza ko Imana yigeze muzaho. Imana ishimwe. Rero kugira ngo Imana igaruke ku bantu bayo nuko bakomeza ikintu cyateye Imana kubatabara ubwa mbere, kuko nimukomeza ikintu cyateye Imana kubatabara ubwa mbere nta kabusi Imana izongera itugarukeho. Imana ishimwe. Nanone cyane amen. Rero twasomye ijambo ry'Imana rivuga ibintu bikomeye kuri twe. Havuze ngo nuko Imana yimika Sawuli. Ndagira ngo mvuge ku mateka y'umugabo witwa Sawuli, niturangiza dusenge Imana. Ngo mbatangariza itangazo. Dukeneye imbaraga z'ikindi gihe, kuko umwanzi uhaguruke kuturwanya aduteza ikindi gihe. Ntajya agenda Satani, ntanajya ahunga, ahubwo ararindira agatutegereza ikindi gihe. Duha imbaraga mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga iki? Irambwira ngo nuko Sawuli
amaze kuba umwana ijambo rirambwira ngo nuko Uwiteka mwimikira kugira ngo arimbure Abamaleki kuko bari baragiriye nabi ubwoko bwa Isiraheli. Bibiliya ivuga iki? Ijambo rirambwira ngo Sawuli amaze kuba umwana ngo arangije aho kugira ngo agende akora iby'Imana yamutumye, ijambo rirambwira ngo agenda yirobanurira bimwe abari byo agenda asigaza kugira ngo aburizemo umugambi w'icyo Imana yamubwiye, agenda akora ibinyuranye cyane n'umugambi w'Imana kuri we. Rero Bibiliya irambwira ngo nuko Imana ituma Samweli umuhanuzi iryo joro riramusanga, ramubwira ngo umva Samweli mugaragu wanjye mvugane nawe, ramubwira ngo uzi ko njyewe wimutse Samweli nimitse Sawuli nicujije impamvu yatumye nimika Sawuli, ramubwira ngo dore namutumye kurimbura Abamaleki ariko yasigaje umwami waho agenda atoranya n'imfizi z'imishishe n'ibindi bintu by'ibiduhagira bari byo asigaza, ntiyakora icyo namutumye. Bibiliya irambwira ngo iryo joro Samweli arararira cyane, ibashira kuri tera ahantu bamaze kumenywa, ariko Imana yicuza impamvu yabashize kuri tera aho yari bagaburiye kandi yari bakuye ahantu bicwaga n'inzara. Yicuza impamvu yabagaburiye kuko bibagiwe ineza y'Imana. Bisobanuye iki? Umuntu wibagiwe amateka yica amategeko. Ndabingire paya sayigaye, ndabinginze kugira ngo umuntu wese wari waribagiwe Imana, wari waribagiwe imirimo y'Imana, bibutse iyo umuntu acibuka imirimo y'Imana niyageze ahantu hakomeye, Imana yibuka yuko agikomeje icyateye Imana kumutabara, Imana ikamugara paya sayigaye, ikamugarukaho ubwa kabiri. Imana ihimbazwe. Ndabinginga aya masaha uyu mugoroba cyangwa se ahantu uri niba bukeye, nari ninginze ukuboko kwiza kw'Imana ngo kongere kugukangure papa mama, ndakwingingira amaboko y'Imana ngo yongera gukangure akwibutse imirimo y'Imana ku buzima bwawe, kuko hari ibintu byakwibagije, hari ibintu byagusinzirije, hari abantu Imana yakuye mu byariyo kure ibazana mu mujyi ibagirira neza, ibicaza ku ntebe zo mu biro, baba abantu bakomeye ariko barangije baribagirwa. Imana yantumye ngo yicujije impamvu yakwicaza aho hantu kubera ko wahageze uribagirwa, wibagirwa ineza y'Imana. Yo reka batangarize, hari abantu Imana itindije mu butayu, ndabigira ngo mbatangarize iri jambo, umuntu uzaba umuti wo kuvugutirwa abandi bagacira, Imana imutinza mu butayu kugira ngo azaze akenewe. Narinzanye itangazo ry'ubuhanuzi, narimbazaniye ijambo rivuga ngo nimwongere kwirara ngo mwibagirwe aha n'Imana yabakuye, kuko dore igihe kirageze abantu bagiye kongera bahiga indi mihigo, kubera ko wari warahize umuhigo uvuga ngo Mana nungaburira nkarya nzagukorera nanjye sinzigera nibagirwa ineza yawe. Navuga ngo Mana nunyambika, wari wambaye ubusa, wambara ipantaro ugatezamo ibiremo utabara umubare, wambara igitenge kikagucikiraho, wambara ijipo ikagucuyikiraho kayoberwa ibara rya, ariko byateye Imana kugirira neza, ikugiriye neza uribagirwa. None Imana yantumye ngo gukangure mwibutse yuko wibagiwe ineza y'Imana. Imana yambwiye ngo ngera uterura ineza y'Imana mu biganza byawe, wibuke imirimo y'Imana paya sedema, wongere wibuke imirimo y'Imana, wibuke ko yagiye ivuganira nawe ahantu abantu batari bararika ikabisoherezaho abantu bari kugira ngo isoze icyo bavuganye nawe. Yo Bibiliya irambwira ngo Imana yicuza impamvu yimitse Sawuli. Bibiliya irambwira ngo Sawuli yamaze imyaka 2 yonyine Imana ari bwimubona, ngo bari imyaka 38 Imana itamubona. Bibiliya irambwira ngo Imana yari yaramuciye ku ngoma. Iyo umuntu yibagiwe ineza y'Imana, Imana imuca ku ngoma runono ntabimenye, kuko ukuboko kw'Imana kuba kwaramaze kumwimura kuri iyo ngoma, Imana ikamwimikiraho abandi akiri ku ngoma. Bibiliya irambwira ngo Imana yimitse Dawidi mu gihe cya Sawuli, kandi Sawuli atari yava ku ngoma. Bisobanuye ngo Imana yateye kudeta Sawuli kugira ngo yimike Dawidi. Bisobanuye iki? Iyo Sawuli amaze kwibagirwa ineza y'Imana, Imana ivana Dawidi mu ishyamba ikamwimika Sawuli akiriho. Yo dufite abantu bakiri mu butayu bakiri gusenga, bagihamagara Imana ngo ibagaburire, ikoresha ijambo rivuga ngo nzakenyuruza abami kugira ngo nkenyeze abana. Niwibagirwa ineza y'Imana, Imana izakwambura ineza yayo, iyihereza abantu bakirimo basaba ineza yayo kugira ngo ibazeho. Ndakwinginga kure paya fore nome fore dai ona donas imano wa ona oda nima ne fore pere gloria. Ndakwina Imana fore pere no atras. Ndakwinginze ngo wongere wibuke imirimo y'Imana papa. Yo mushiki wanjye, nibyo ufite akazi keza, ukora ahantu heza, wiza amashuri meza, kandi wari uri musengo ubwira Imana ngo niniga
nkabona amashuri ndayarangije ariko umaze kuyarangiza ubonye akazi keza wibagiwe imirimo y'Imana yo wasenga gusaba urugo usaba urugo Imana iraruguha igwa gushaka igwa kubya ariko wibagirwa igihe wari uri musaba Imana ibyo ngibyo byose imaze kubikora uribagirwa wibagiwe igihe wari ushonje inzara ikomereye nabi Imana imaze kukugaburira umaze kurya urahaga ufite amastoke y'ibyo kurya ariko wibagiwe Imana yakugaburiye ndagira ngo ngutangarize ngo kuba waribagiwe imirimo y'Imana Imana izagukuraho uruzitiro usigare nta kintu na kimwe kingabigukingira kuko wamaze gutakaza ikintu cy'ingenzi Imana inyemerere yongere gukangure kuko watakaje icy'ingenzi ndagira ngo mvuga akantu gatoya hari umugabo umwe wajya gusenga kabiri n'umugore we umugore wari masenga Imana imubwira ijambo rikomeye navuga ngo nzabaha umwana witwa icy'ingenzi nababwira ngo uyu mwana azaba icy'ingenzi muri mwebwe kandi azatuma murya azabageza kure yo akagatekerezo karamfashije ijambo rimbwira iki rambwira ngo uyu mugore ari masenga Imana iramubwira ngo nzaguha umwana witwa icy'ingenzi bigihuse ngo abyara uyu mwana w'umuhungu amwita icy'ingenzi ageze mu gihe cy'imyaka 2 ijambo riranganiriza cyangwa se icyo gitekerezo kiza kugera ahantu ngo uwo mumama arasonza inzara iba ndende mu rugo rwe ngo aza gusenga abwira Imana arabibwira ngo wa mwana wampaye witwa icy'ingenzi ko agiye kumfana yishwe n'inzara none uyu mwana wamumpaye kugira ngo azicwe n'inzara ngo Imana iramusanga iramubwira ngo va aho ngaho ugende turahurira hana ngo muhe icyerekezo cy'aho bari buhurire ngo aragenda barahura Imana iramubwira ngo muri urwo rutare ngabona urutare rwari runini cyane rurakingutse Imana iramubwira ngo injiramo ijambo rirambwira ngo yinjiramo amaze kwinjiramo ngo abona ibyo kurya bitandukanye ibintu byose yararimo asaba Imana ngo arangije ngo afata ibyo kurya amaze gufata ibyo kurya ngo yicaza hasi wa mwana ngo amuhereza biswi amaze kumuhereza biswi ngo asohora ibintu byose yarakeneye ngo amaze gusohora ibintu byose ngo Imana iramubaza ngo nta kintu wibagiwe arayibwa ngo nta kintu nibagiwe rwose Imana iramubaza ngo nkinge nta kintu wibagiwe arayibwa ati ahubwo watinze gukinga kuko ibintu byose nari nkeneye nabibonye ngo Imana irangije irakinga uwo mugore atunda ibintu byose abijyana mu rugo ngo ariko agaruye ibitekerezo yibuka yuko yataye icy'ingenzi yo ndagira ngo mbibutse ongera utekereze neza urebe niba utaratakaje icy'ingenzi yo ngo uyu mubyeyi asanga yatakaje icy'ingenzi ngo arira amarira menshi atagifite icyakora kuko Imana yari yamaze gukinga kubera ko yari yatakaje icy'ingenzi tugiye gusenga niba waratakaje ineza y'Imana ndagira ngo nkwinginga wongere ugarure ibihe byiza byo gusenga wongere winginga Imana nyir'ubutware Imana idahemuka Imana idasanzwe Imana idasaza Imana idakomwa mu nkokora Imana ivuga igasohoza Imana yo kwizerwa dushima Imana paya si domaine gasi dushingiye ku mirimo yawe dushingiye ku byo wakoze dushingiye aho wadukuye tuzamuye amaboko nk'ingabo zitsinzwe turavuze ngo ukuboko kwawe kuracyakomeje gukora imirimo myiza kuri twe twari tuvuze ngo turinde kwibagirwa kuko abantu benshi bibagiwe ineza yawe kandi twari tugeze mu gihe abantu buri muntu wese agiye kongera guhiga babyeyi bagahiga umuhigo kwabo bapapa bagahiga umuhigo kwabo basore n'abakobwa bagahiga narivuze ngo nyemerera buri muntu wese wahize umuhigo yongera ahigure kuko ari igihe cyo kongera guhiga indi mihigo nyemerera ineza y'Imana yongera ituzeho kandi ukuboko kwiza kw'Imana kongera gukangurira abantu kuwibutse ahantu bananiwe bakagwa bagasubira inyuma ngaho nyemerera Uwiteka wongere uturengere uturebeshe ijisho ryawe ry'imbabazi narinde umusengera buri muntu wese wibagiwe neza ya kugira ngo wongere umwibutse buri byo yaravuze ngo nubona ko bizibagiwe Yesu uzanyibutse bya byuya byawe wabize ku bwanjye twari dusenze kugira ngo wongere wibutse abantu bari baribagiwe urakoze rero kubw'ijambo ryawe riherekeza urigeze kure mu izina rya Yesu amen 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 umukozi w'Imana wankundira ugaha abantu nimero ya telefone ko turabona ko ikibazo cy'ubwire cyabaye kindi nomero bambonaho ni 0788451910 murakoze isubiremo 0788451910 murakoze cyane turabashimiye shalom shalom